ndababwira byose mubyumve nk'isamake sicaho hijya ku kiraro duhura n'abagabo babiri nabo bagenda baravuga ati ngo gutamba no kuririmbana ngo n'abahatari umuziki w'uburundi ntuzataka no pfera medare nk'ihari ibyo nkunda mutariyemo murabizi kwari ugutamba ingoma yo ibyo nkunda mutariyemo murabizi ko kwari gutambitsa uburundi ibyo nkunda mutariyemo murabizi kwari ugutamba ingoma yo ibyo nkunda mutariyemo murabizi ko kwari gutambitsa uburundi ya Bishop mfatira mikoro ntihenuke ndababwira byose mubyumve nk'isamake sicaho hijya ku kiraro duhura n'abagabo babiri nabo bagenda baravuga ati ngo gutamba no kuririmbana ngo n'abahatari umuziki w'uburundi ntuzataka no pfera medare nk'ihari aho nziye amakipi barakura abana bato bakaguma bankwirikira bakaguma bavuga ati ningume ndabaririmbira ngutso nibagiye natso nukubatambira ibyo nkunda mudariyemo murabizi kwari gutamba ingoma yo ibyo nkunda mudariyemo murabizi ko kwari gutambitsa uburundi ya ndaririmba amacupa akiyugurura bese nabo bakabonerwaho kuboregwa uyu munsi tsasinuye ndirarira kuri cyakiraro cy'uruzi ntahangwa gakeye mu gatondo ndisitura ndiruka ngakuza kugura n'abahasanga nambara ingabire wahabura yiyaga muri wewe ntibikubemo nk'ibanga nambara iyo gucurarangura curaranga muri wewe ntibikubemo nk'ibanga ibyo nkunda mudariyemo murabizi kwari ugutama ingoma yo ibyo nkunda mudariyemo murabizi ko kwari gutambitsa uburundi ibyo nkunda mudariyemo murabizi kwari gutama ingoma yo ibyo nkunda mudariyemo murabizi ko kwari gutambitsa uburundi